ndabasuhuje cyane igice cya gatandatu nicyo duheruka bimeze bite twagarutse mu gice cya karindwi ariko mbere yaho gato incamake kuri worship fighting intambara yo kuramya igice cya gatandatu duhindure TV ya we make you Kigaliyane. Yego duheruka bimeze bite ariko murabyibuka nawe duheruka Annette na Kibibi bateraniye kuri Rugamba bari kumubwiza ukuri kose nta na kimwe basize nta na kimwe bahishe bari kumubwira byose. Rugamba yaramaze kumva byose ariko kandi asanga ikosa imbarutso y'amakosa yose niwe wagize gute wataye umutwe yakiri karataramenye icyateye ibintu kandi burya abakobwa nabo kwitondeshwa barabanza bagatekereza mbere yo kutubwira uretse ko nabo bibagora iyo batekereje bagatinda gutekereza natwe dutekereza ko baduhemukiye tugafata umwanzuro batari bubashe kwikuramo nuko byagenze nuko Rugamba yashidutse yabigenje afata umwanzuro wo kwisindisha kandi shaya ari umurokore mana yanjye. Urumva noneho sasa ibyo bintu bimubayeho nibwo yagize atya aryamana n'umuseriveri Annette. Uyu museriveri Annette igitangaje uyu munsi nuko yakijijwe iki murabizi yakijijwe ate murabizi. Noneho muribuka neza yuko Rugamba nyuma yo gusabwa imbabazi barize cyane bapfuye nibwo Rugamba nawe yarambaraye amarira y'umugabo yanga gutemba ajya mu nda noneho atembera inyuma. Rugamba we uzabishobora gukina umeze uko nguko nawe asaba imbabazi aravuga ati Annette umbabarire ko atari wowe twabanye kandi nawe Kibibi umbabarire ko atari wowe twabyaranye ngabo nawe umbabarire ko mama wawe atari we tubana kandi nawe Nadia umbabarire ko utaba mu rugo rwa papa wawe gusa ngayo nguko nuko byagenze ararira cyane aribwo Annette nawe yavugaga ati mana yanjye birakomeye byatumye ntashaka umugabo nzibero nta mugabo nahisemo gukizwa uburara bwose ndabureka murabyibuka ibyo nabyo ibyo byose byari ukugira ngo ntazababaza ngabo aho azabona mfite umugabo kandi utari papa we mpitamo kubaho ntashatse umugabo byose byari ukugira ngo ntazababaza umukobwa wanjye nibyariye Nadia kubera yuko iyo nshaka undi mugabo nari kubyara undi mwana bikagira gute akaza aje gukura abo ngabo aje guteteshwa kubarusha nawe icyo nshaka ni ugutetesha aba bana babiri umwe utari uwanjye ariko byibuze bimeze bita nawe wabyumvise neza wabisobanukiwe neza dukomezanye rero igice cya karindwi kimeze gute twari tugiye kubagerera muri Seremanzi Masho ati house habera iki mwari mwabimenye neza imipango iberamo reka twigerereyo duhindure TV ya we make you Kigaliyane. Ngabo yinjiye yerekeye kwa Seremanzi Masho Art House yakerereweho gato. Seremani turi kumubona yinjira muri biro ye yambaye bluetooth mu matwi ameze nk'uri kuvugana n'umuntu kuri telefone ati come on just now agaruke muri ringa kivuga atyo aguma batoza muri ringa n'ahantu bakinira imyitozo ngororamubiri kungofa. Ati ngabo dore uyu munsi wakererewe dore uhageze saa 9:55 umuntu wese agiye kwiyerekana ndebe ibyo mushoboye
yicare hirya gato barimo kwiyerekana. Ako kanya hinjira umuntu wari umeze nk'uwasinze atangira kubarwanya, arabakubita biri serious, iyo ntambara nawe yirebe ni bande muzayishobora muri mwebwe. Yes, murumva abantu dukeneye ariko arabakubita. Noneho hasigara babiri, ariko Ngabo yari yaguye hirya. Ngabo akigwa hirya atangira gutekereza, ariko uyu muntu ni muntu ki mana we, narinzi kumba nibereye mu myitozo ntigoro nshoboza basi nshoboza umva n'ahantu ndabona ibintu biteye ubwoba, urabona ukuntu angize. Nshoboza nereke metere wanjye byibuze umusaruro maze kugira. Sasa nicyo gihe ngaho Ngabo burya azi no kurwana. Uwo mwicanya akigera hafi ya Ngabo, Ngabo aritona ikinyuma cyo hasi amushyira mu mutego. Barazingana bateranya imigeri bari hasi, umwe hirya undi hino, murabibona cyane. Barahaguruka icyarimwe bose. Ngabo kubita Sokotogeri, undi aradandabira nagwa hirya, arabyuka, undi araza aramuziranya n'imigeri, imosimbyo kubita. Murabyumva nogeze gato mbese. Ngabo ahita mwinjiramo na nsuki yo munda na kokeni yaka umuriro, yakananwa nziza cyane. Unda yikubita hasi, atangira kumva amajwi amubwira ngo nutsindwa ndakwica. Arebye hirya abona boss ari gukora yembonda karabaye. Ako kanya sarabundi bushya ahagurukira ku kaboko kamwe, ahagurukana umujinya mwinshi cyane ari konsantra bya danje. Ngabagize ngazamure Sokotogeri, unda yikubita inkokora nziza cyane. Ngabari karaga no hirya umwicanya aramusatira, amukubita nsuki yakananwa, agiye kwirengara mugarura, amukubita amawashinsuki mu matama. Ngaho Ngabo arapfa. Nawe uramawashinsuki nziza Ngabo arikaragagwa hirya. Akigwa ko kanya mu gihe umwicanya ari gusatira ngo arangize Ngabo wacu, boss ahita ahaguruka agira ati cyicanye nacyo kiza kimusanga kiruka cyane. Boss agikubita umugeri mwiza cyane, kigwa hirya hafi y'umuryango, gihita kiruka kiracika. Wabyumvise? Mbega iware, this is a war. Wayumvise yo ntambara kandi muraseka mwebwe. Ngaho reka hano tube tuharenze twigerere Nadia Akariza ari kuri computer search. Twagiye he ubwo ngubwo iwabo wa Nadia Akariza ni kwa Annette. Do you remember this? Now Nadia ati nshaka kumenya amateka ya mama, reka nze ajya muri Google search yandikamo izabikora Annette, arasearchinga result haza some result asoma cyane, ashyireho na record ya phone ari kubisoma. Mbega umukobwa, twumve mbese amariza atabonye ukuntu ari kuyasoma. Mu myaka 18 yakoraga mu kabari, yakoreraga amafaranga atari menshi, ariko kandi tipo nitwo dufaranga twatumaga umushahara we wikuba nka 5, kuko yari umukobwa mwiza wifuzwa n'abasore bose. Ariko wibyo ntacyo byari bimubwiye, kuko yikundiraga amafaranga kandi kuko yarayabonaga. Kimwe nuko hari abagabo n'abasore bazaga bafite amafaranga menshi akayabavanamo. Umunsi umwe rero inkuru yuko yagenze, ako kanya tarasoma ngo umunsi umwe inkuru ye uko yagenze, no access on internet karabaye. Internet irabuze, ahaguruke yarakaye cyane na phone asange nyina kubw'ibyo amaze gusoma nubwo atabisomye byose. Aho yarageze ariho hari yagiye kuryo hasanga nyina yarakaye cyane, biramutunga ibyo binasomye. Yambaye asanga nyina yambaye tenue de sport, arimo akora udusporo hasi hejuru manuka zamuka, udusporo nyine tw'umumama. Uyu mama urumva ukuntu amaze kungana ariko, do you know? Yes, akize
asubiza amusanga Aneti aba yamwumvise ariko atamureba akomeje yikorera udusiporo. Ati mwana wa panguka hano nkubwire Nadia. Oya mama reka mbanze nkubaze umva hano. Afungura ya rikode mu myaka 18 yakoraga mu kabari yakoreraga amafaranga atari menshi ariko dotipo nitwo twatumaga umushahara we wikuba nka 5. Yari umukobwa mwiza cyane nicyo yatumaga kundwa n'abagabo n'abasore ariko we yabaga abakurikiyeho amafaranga kandi yarabonaga umunsi umwe rero no access kuri internet. Nadia none mama ndashaka kumbwira amateka yawe yose umunsi umwe byagenze bite karahanga byahise birangirira. Aneti arekere gukora twa dusiporo arebe nk'ugize ikibazo kuko atamurebaga murabibona ntaga amureba yari yakomeje udusiporo ngaho atangire yibuke atambikana rugamba mu cyumba. Akibyibuka arahumiriza muramubona arahumiriza arangije arahindukira amwenyuramo gatoya nkuko umuntu yatse umuriro ajunditse amazi bavuga ngo numuki. Aramwenyura ati umunsi umwe se mwana wa umunsi umwe ngareka mbikubwire. Umunsi umwe nyine ikigabo cyampaye tipu kimpa tipu ya kontake wari umunsi mwiza kuri ngewe kuko n'ubwa mbere nari mbonye tipu itubutse gutyo. Nari nsanzwe mbona amatipu menshi cyane mwana wanjye. Kimaze kuma tipu ya kontake kirampa n'urwandiko rwari ruriho ngo kizanjyana muri Ethiopia ngo twibanire. Ngize ngo njye gufata iyo modoka rero nsangamo umugore we afite izindi mfunguzo ahita yijyamo arayatsa ahita amujyana ku ngufu ariko uwo mugabo ahita anyandikira SMS ati urwo rufunguzo usigaranye rwuzuzanya rwuzuza urunguru umugore wanjye afite n'urufasha rw'urunguru tujyanye nubwo umugore wanjye yarukomeyeho. Urufate neza rero wowe n'umugore wanjye muzazihuza zizabyara urufunguzo ruzafungura icyumba kibitsemo ubutunzi bwinshi cyane. Harimo aramubwira iyo nkuru yisetse. Nadia none rero urwo rufunguzo narubitse muri iyi nzu ndetse ni mu cyumba cyawe. Niyo mpamvu akenshi usanga nanaguteguriye icyumba kugira ngo utazagira ibyo ukubaganya ukaba waruta. Nadia mama abo bantu baracyariho se Aneti? Simbizi kuko icyo gihe nari nasinze nabo bari basinze. Wimbaza menshi mwana wa narakijijwe ibyo sinshaka no kubyibuka nukuri. Nadia none se wanyeretse urwo rufunguzo byaba ngombwa ukanaruma nkajya ndwambara mu ijosi nk'umudari ko numva rufite amateka wenda ko byazadufasha kubona abafite ikindi gice cyarwo. Urumva icyo gice atari ingenzi mama? Aneti oya mwana wa ahubwo reka tubyikuremo gusa urwo rufunguzo rufite agaciro nibyo ibyo uvuga ahubwo reka ngusaba ikintu. Agiye kumubaza asa n'umusekera mujwibura mu dutama bisa naho ibyishimo birimo hagati y'umwana na nyina. Ahubwo mwana wa reka kuva uyu munsi reka ngiye kujya nkwita urufunguzo kugira ngo tube tubyirengagijeho gatoya bizabe tutanakibyitayeho sibyo? Ngiye kujya nkwita urufunguzo mwana wa urabibona ariko iyo sene nawo. Nadia afate mama wa muhobere desarizwa n'ibyishimo mbega barishimye. Mama ibyo urwo rufunguzo reka tubyirengagize wa mugani. Nizere ko nzakubera urufunguzo ruzima nubwo urugo nta mumaro rwakumarira njye niteguye kukubera urufunguzo ruzima. Aneti yego rufunguzo rwanjye. Ahindukire ajye kuzana bike yicare hasi arambike ikiganza nsezeranya mwana wa Nadia yicare hasi agerekeho ikiganza isezerano. Aneti
Uwiteka iri sezerano rice nk'imanzi mu kiganza cyacu. Ngaho umwana aramubwiye ati njye nzakubera urufunguzo ruzima ruzagufungurira ahantu hakomeye, nyemerera ubyizere. Simunyemerere mbatera amatsiko iby'uru rufunguzo ukuntu byivanzemo, ndetse n'iyi nkuru Aneta mubwiye nyine n'amateka bihurira he, ibyo muzabimenye ejo bundi. Ni ryari ikindi gice kiba gihari, ndabibutsa yuko kiba kiri kuri YouTube now. Mwakoze cyane, kino gice reka tugiye subikira ahangaha. Ni ku itariki zingahe iyi filime irakinwa? Ku itariki zingahe? Abakinnyi ni bande? Abafatanyabikorwa ni bande? Abaterankunga ni bande? Nawe reka nze nkubwire yuko imyiteguro ishitse kure, namwe n'imitegure twaborohereje, muri gukurikira kuri YouTube, ni mu bikurikira aho ngaho, ariko muteganya yuko inkunga yanyu agasubscribe twarabibasobanure neza karakenewe, mukaduhereze. Ni kuri Duhindure TV, urumva ukurikire ibintu bigende neza cyane, turi kumwe. Ibindi nibyo mu gice cya kangahe? Cya 8. Astra Vista, I love you so much.